muhaye ikaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni umwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote uw'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda uruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Iyi niyo mpamvu urukundo cyangwa se umubano, urugo biryoha. Ibi bishoboka gusa iyo ubihaye umwanya ukabyitaho, mbese kikaba ari ikintu gitsika umutima wawe, ubwonko bwawe akari cyo kintu biba bitekereza, ukavuga uti ndashaka ko urukundo rwanjye n'uyu mukunzi n'uyu mugore wanjye n'uyu mugabo wanjye bikomera, ndashaka ko uyu mubano uryoha, ndashaka yuko urugo rwanjye rugenda neza. Ibi bintu rero bisaba iki? Bisaba kubyitaho, bigasaba umwanya. Zirikana neza yuko buri couple yose, buri bantu bose bari kumwe mu rukundo, bari kumwe mu rugo, baba batandukanye. Buri muntu wese ibyo akunda si ibyo ndakunda, ibyo ndakora si ibyo akora. Couple yose itandukanye n'iyindi. Uramenya utazigana abantu. Ujya kubona ubone hari couple ikunyuze, urabona barakundana, baratemberana. Buri muntu wese afashe undi mu ntoki, mu biganza, mu mayunguyungu, mu rutugu se, ukabona ni byiza. Wabasura mu rugo ugasanga bari mu rugo, barimo baraseka, barimo baravugana, bakavuga ibintu byinshi, ibiganiro bagaseka bagatembagara, ibiganiro bidashira. Baba basohotse bari mu nzira bakagenda bavuga, bakagenda baseka, ukibaza uti se bari abantu baba bavugana ibiki? Baba bari mu rugo babasuye, ukaba wanabibabaza uti se koko muvugana ibiki kuko utarimo kubyumva, utari kubwo muvugana iki? Mubikuraho ibyo muvugana kubera yuko wowe uwo mukundana, uwo mubana mutabona ibyo kuvuga. Umwe aba ari kuri televiziyo undi akaba ari kuri chat. Rero nshuti mukundwa wowe nkurikiye, ibi bintu urabibona ukumva ni ibintu bidashoboka, ariko abangaba babashe kubyubaka mu gihe, babashe kubyubaka ari abafiyanse, babanza baragira ubucuti, barakundana. Inshuti burya zibona ibyo zivuga. Umuntu w'inshuti yawe burya ntimwabura ikintu muvuga. Rero bisaba rero igihe ukabiha umwanya ukabyitaho. Buri muntu wese afite ukuntu yubaka ibintu bye mu mutwe. Hari igihe wubaka ukavuga uti ndashaka umugabo umeze gutya, ndashaka umugore umeze gutya, ndashaka umukobwa, umusore umeze gutya, ukabishyira mu mutwe wawe gusa. Ukubyifuza biri mu mutwe wawe, ariko nta kintu bikoraho. Iyo ugize ikibazo uraceceka. Umugore cyangwa umugabo, umusore cyangwa inkumi uri mu buzima bwawe, kubera kuntu wari warabyubatse, yadakoze ibyo ushaka, urarakara, ukavuga nabi, ariko nyamara nta kintu bikoraho kugira ngo bibashe guhinduka. Nta nubwo ubasha kumubwira ati ibi ndabishaka, ibi simbishaka. Wowe uraceceka gusa ukituriza. Ibintu rero bikabiha, bikagenda nabi, ugasanga abantu bararahararukanye, ugasanga umwe nta gikunda undi, amarangamutima yarapfuye, bitewe nuko uba washushanyije umuntu mu bwonko bwawe, ariko uko kuntu wamushushanyije, ibintu ushaka ko agukorera, ibintu ushaka ko akora, ntabwo bimubwira ngo nawe abiha agaciro, abikora uko ubyifuza. Rero nshuti mukundwa wo nkurikiye, niyo mpamvu urugo rurabiha koko, urukundo rukabiha, urugo rukagora, urukundo rukagora, kuko buri wese ibyo ashaka ategereje ku wundi ntabwo abivuga, ahubwo atomboka buri gihe, agatangira kuvuga nabi ati mfite umugore mubi, mfite umugabo mubi, umusore dukundana nta kigenda, umugore dukundana nta kigenda, umukobwa dukundana nta kigenda, ni mubi. Nyamara ni wowe ufite ikibazo, kubera yuko nta kintu bikoraho, nta kintu ubasha kubihinduraho. Rero ni wowe wenyine ufite urufunguzo rwo kugira ngo urukundo uri kumwe n'umukunzi wawe ruryohe kandi rumere neza, kubera ko uziga kuvuga ibigushimisha, uziga kuvuga ibikubabaza, uziga kuvuga ibyo udashaka, uziga kuvuga ibyo wanga, uziga kuvuga ibyo ukunda. Ibintu byose barabyiga. Rero umukunzi wawe n'ubu utabimubwiye ntabwo azabirota mu nzozi. Inshuti yanjye, niba umugore wawe utabimubwiye ntabwo azabirota mu nzozi, niba umugabo wawe utabimubwiye ntabwo azabirota mu nzozi. Rero ni ngombwa yuko umenya yuko ibintu byose barabyiga kandi birashoboka. Abantu benshi bagiye bibaza ngo kubera iki ingo zisenyuka, ni ukubera yuko baba bari kumwe mu rugo
nta rukundo baba barigeze bagirana, nta bucuti bagiranye, kubera yuko umuhanga umwe yaravuze ngo urukundo ni ubucuti, nta bucuti nta kintu cyabaye. Rero abantu benshi umuntu umwe abone isura y'undi akumva arayibengutswe, none agahita avuga ati ndakujyanye. Akabona umugabo afite imodoka, afite amashuri, afite amazu, ati rwose yamukurura gato akabaragiye, ariko batarubatse ubucuti. Niyo mpamvu iyo bagiranye mu rugo, bitewe nuko kugira ngo barereme ikintu gikomeye cyane, nuko ubucuti bwabo buba buhari, kandi ubucuti buremwa no kuvuga, ubucuti buremwa n'amarangamutima agenda azamuka bitewe nuko abantu bagenda baganira uko bwije nuko bukeye. Ukagenda wiga umuntu, ukamenya ibyo akunda, ukamenya ibyo yanga, ukamenya ibyo ashaka, ukamenya ibyo adashaka, ibyo ashaka ukabikora, ibyo akunda ukabikora, ukabiha imbaraga, ibyo adashaka, ibyo adashima ukabireka cyangwa se ukabihagarika. Rero nshuti mukundwa nkurikiye, uramenye, ntuzagire ngo bari ujye ubona bafite abagabo beza cyangwa abagore beza, ntabwo ari ibintu byaje umunsi umwe, ni ibintu bakoze igihe, babihaye umwanya, babihaye igihe, babyitaho, kandi baryoherwa no kumva koko buri muntu wese amarangamutima yazamutse. Buriya n'uwumva uri kumwe n'umugabo cyangwa n'umugore, umusore cyangwa inkumi, nta marangamutima mufitanye, ukabona umuntu ntiyagukumbura, ukabona umuntu ntiyanakuvugisha, niyo mwicaranye muri kumwe mugendana mu nzira nta muntu uvuga, murajya gusohoka ahantu ngo mugiye kurya ikintu runaka, murahinduye ahantu gusa, muragenda n'ubundi mukicara murebana gusa, nawe uvugisha undi, mwamuri kumwe mu nzira, umwe akaba ari muri metero 3 undi ari muri metero 4, ntawe uvugisha undi, ntawe wegeranye undi, nta muntu ushaka gufata undi mu kiganza. N'umuntu ushatse gufata undi mu kiganza aragikubita, ushatse gufata undi mu kuboko arayakubita, ushatse gufata undi mu mayunguyungu akamwigizayo, ushatse gufata undi mu rutugu ukabyigizayo. Rero nshuti mukundwa, bimenye neza yuko ibi bintu ni ibintu bakora, ni ibintu biga, ni ibintu babasha guha igihe. Urukundo ni ubucuti. Hari igihe ubona umugabo akundana n'uriya mugore we, ugashaka kujya kubatandukanya, ukifuza uriya mugore we kuko urabona ni mwiza, araseka, nta stress umugabo wamuha. Uriya mugabo ni mwiza, umugore we nta stress amuha, barakundana nyine. None wabona bakundana mu rugo iwawe zakwakira, ukajya kwivanga muri bari, ukajya kubatanya, ukajya gushuka uriya mugabo cyangwa se uriya mugore kugira ngo nawe ufate kuri uriya byishimo byabo. Rero nshuti mukundwa, nta mpamvu yo kujya kwirukanka inyuma y'umugore w'abandi cyangwa se umugabo w'abandi cyangwa se uriya mukobwa bakunda cyangwa uriya musore bakunda, ahubwo nawe fata igihe uwo wahisemo umwiteho, umuha umwanya, umutima wawe rwose ubishyire muri gahunda, ukavuga uti ndashaka umubano uryoshye. Rero nubishyira muri gahunda uzajya ubona icyo ubwira umuntu, nubishyira muri gahunda uzajya umenya icyo uko umufata bimuryohera, uzajya umenya icyo ukora kibasha kumunezeza. Ariko iyo bitakurimo, ntabwo umenya icyo umuntu wakora ngo anezerwe, ntabwo wamenya icyo umuntu wamukorera kugira ngo yishime, ntabwo wamenya icyo umuntu wamukorera ngo umurinde umubabaro, umurinde amarira, ahubwo igihe cyose ahubwo uramukomeretsa, ukamubwira amagambo adakeneye kumva, ukamukorera ibikorwa adakeneye gukorerwa. Noneho bigatuma amarangamutima agenda agabanuka, ukazajya ukabona bakundanaga baratandukanye, abagabo n'abagore barashwanye baratandukanye, na za divorce zikazamo. Rero nshuti zangiye kwirinda biruta kwivuza. Nongeye mbisubiremo, niba ushaka yuko urukundo, umubano urimo biryoha, biha igihe kandi ubyiteho. Ese hari iki kintu ushobora kwambura mu byo ntavuze? Nyakire muri comments. Niba mushya kwica no kora like, subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kubana namwe kumwe na Hotel w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.